Shuti bakunzi b'ikinamico namwe mwese muteze amatwi Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Ntawuramiriza mu gihemu, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Bana b'abantu mwifuza iki ngo mutuze mureke gukunda iby'isi, ngo mwifuze kubyigwizaho mutanabiruhiye kugeza ubwo muhemuzwa. Ubundi Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ko umuvandimwe aberaho gukura undi mu makuba. Bivuze ko yakamubereye aho atari igihe yazindukiye ku rugendo, yaba atakiriho akamubera nka ubwe. Nyamara siko bikiri. Umuvandimwe w'ubu niwe muhemu wa mbere usigira umwana akamurya ahagaze. Nimukurikira umukino. Ngeze amahirwe urakanguka Madura. Mbega umugabo ngo aragona. Uzi ko wagira ngo ni igikoko nararanye nacyo. Uretse unyihe rero urashaka kunyiha kandi ubuzi ko wishyizwe utagigona. Ntawe uragona ati upfa ko washyizemo kamwe gusa. Gerekana inkweredi senzacuruza byeri ngo zimpumurire gusa ngomba no kumaho. Ariko uzi ko hari anirirwa mu idepo batunda amakese bazana ndi uko azica gusa ari nako zimpumurira. Yundekana inkweredi rero simubujije ariko umenye ko ugomba no kwirinda igihombo. Urova hato tutazabiciro ry'imigani nanga ngo mushiki wanjye yasize akabari gahinda hasiga idepo y'inzoga amacumbi ndetse n'amazu y'ubucuruzi byose turabirya birarangira biraduhombera. Umuhungu we natabiduturumbura. Umuhungu we kweke reka nicecekere mama we, reka nicecekere Madura. Rwose reka mfunga umunwa wanjye bizaturuke ku bandi batariki. Tutazavuga ngo uteranya na mwishywa wawe. Ayada oya kanyi bimbwire neza. Byumviye nivyo mbwira niba kari akabwa gatangiye gukura maze nkereke. Icyo nzi nuko nutagira icyo ukora ngo umucubye hakiri kare. Uzajya kubona ubonazanya abayobozi baduterurane n'ibirago twazanye batujugunya hanze. Tugenda uko twaje nkuko yirirwa bivuga. Utiki nabanje kugira ngo na amagambo ariko ubundi bikiri inkuru mbarirano Madura. Yabinyibwiriye mbona nkubone bishoboka. Umugabo natanga niberi natwaye twicaranye hariya ku idepo. Niho wanshubije nari ngiye kumukubita itaburete ngo mumene umutwe nemere mfungwa wo gusuzugurwa n'ijyore bingana kuriye. Abana bo winyange koko niki tubima ku buryo kabera ntukiri imbere y'abantu kandi nturira ko turi mu byabo turi mu byanyine. Inshuro ebyiri cyangwa 3 namusibije ishuri nizavugira ngo ngiye kumukura mu ishuri koko. Bana yanjye ariko bishoboka rwose kuki naje ntuyimbwirije ibintu kugukanyi. Kuki utabingiye ko Madura nubwo yari yandushije umujinya akavuga ngo mbikubwire nge nahisemo guceceka rwose. Kubera ikizi iby'imiryango ndabizi kandi wabona atari we ahubwo ari abanyeshyari b'inama mushyiramo amagambo. Nako baramwoshya si gusa kuko asigaye niba kuko mbona mperutse kubura amafaranga ndaceceka. Nibyo kibishoboka rwose ariko ntushigire umutagatifu ngukabye kanyi. Umwana gutuka uceceke ubura amafaranga uceceke urumire. Ubuse urumva udashyikiye amafuti wowe. Mbabarira cyane Madura sinshaka kushwara na mwishywa wawe arigiye biturutseho. Naho ibyo kubura amafaranga byo ntacyo nari kwirirwa mvuga kuko igisambo narakimenye. Uraceceka ngize ngo ndavuga kinkangisha ko ibyo niratama atari ibyanjye nta kindi rero nari kurenza. Bishoboka biti kanyi ubwo koko yije amafaranga uramwihorera uraceceka urarucurarumira. Nari kuvuga iki se? Aya ntibishoboka uragira ngo tuzahombe kubera iriya nyana yimbwa ari amacuho gusa uriya mutwe musa. Imari ndimo urumva ni ya mushiki wanjye nashaka kunyiteruraho yangegera urumva nzanayirukana hano irorongotane ijye gushaka se. Imbwa gusa koko amafaranga wabuze nangahe kandi umbwire n'amagambo yakubwiye yose nawe yirirwa rogutwa hariya nta niso nagira. Yewe na amafaranga 40 nari ngiye guha mucoma ngo azane ihene maze nayafashije hariya kuri kontwari nitaba telefone akanya gato mbese narangaye gato ngarutse ndayabura kandi nta wundi muntu uhageze utari kabera. Ubwo niwe singize ngo ndamubaza arantuka koko arantuka arankurugutura
mbura aho nkwirwa pe. Bishoboka ibyo bintu byose n'ubwo kubura ntabwo uri kubyumva rwose. Ubwo waramuretse ayo mafaranga yose aragenda arayarya uranaceceka ntiwambwira arya nk'inkezi arayongobeza. Ubwo se nari kukubwira iki? Maduranya rwose ko nirindi cyari cyo cyose cyatuma ushyamirana n'abana ba mushiki wawe bintutse. Oya simbyumva rwose ibintu ntabwo byumvikana. Ubwo wamusanze hakiye afite niwe yamwakarya ngo udakoma rutende. Yarabihakanye cyane rwose. Ni nako kumbwira amagambo menshi ntasubiramo yuko twavuye wacu tukaza kuba mu mitungo yabo. Ko tumubuza kwiga, ko ari hafi kuzuza imyaka y'ubukura akatwirukana tugasubira ku isuku. N'ibindi byinshi ntasubiramo. Bene na rwose yari ahari niba ugira ngo ndakubeshya umuhamagara umubaze. Umubaze pe. Ariko ndagira mu bwiza ukuri. Ayo magambo kuko ni Kabera ubwo yakubwiye. Ubu se ndamubeshyira ngo bimarire iki koko Madura? Ese ubundi wowe icyo utabona ni iki? Uriya mwana uhora hekenya amenyo. Uhora ashwana na Twiringi wacu. Uzi ko bapfa iki? Ko burya mucyurira ngo bavuye muri nyakatsi zo mu mudugudu ngo baza kuba muri kadasitiri nyina yubatse. Uranyumvira iyo ngasha? Aramucyurira cyane umwana wanjye akananirwa kwihangana bakarwana. Ibyo bintu sinshobora kubyihanganira. Ayo magambo akorogoshora ariko sinayihanganira. Umva Kabera ndamwica none. Ariko se kubyutse ugiye? Ngiye kumubyutsa. Urumva ngiye kumubyutsa musohore muri iyi nzu arare hanze. Nibwo abona ko atandusha ububasha ku mitungo ya mushiki wanjye. Imbwa gusa. Asoni. Ayiwe. None harakira. Kabera wanjye kanishimwe ko niko Kabera wa macuho. Kabera gicucu wakinyenda yo misiri krokodili niko nyankara gato yuko sotura ari n'inga za hanze yuko sha yuko nishoboka kwango akugazuzuguro kagomba kugushiramo Asoni kwango. Wambabaye guceceka koko mwana wa mama. Ubuso uragira ngo nanjye ndire? Erega ni wowe undiza Kabera. Urambwira ko wamaze gufata umwanzuro wo kwigendera ukumva nshobora kwishimira ko ugiye koko. Nanjye gufata umwanzuro wo kuva inaha birangoye Gaju. Ariko ngomba kugenda kuko nengumi no twembi ntawe uzatera imbere. Tuzakomeza gukora tuvunika ariko ntacyo tuzageraho. Uyu mwaka nasibiye atari uko ndi umuswa. Uyu munsi Kabera yize, ejo yasibye, ejo bundi yize, burakeye yarasibye. Ndabihaze rwose. Ngomba kujya gushakira ubuzima ahandi. Ubwo nyine Imana yabonye ko kwiga atari ibyanjye. Nzahamana n'iyisumbuye nize natantunga nyine nzatungwa n'ibindi. Uransiga muri uyu muriro ngo ukomeze kungurumana aho njyenyine ukumva uzagaruka usanga nkiriho koko Kabera. Ko nanjye nigaga kuko wanyitangiraga ugakora ha babiri bakandeka nkajyayo. Icyo usabwa no kwihangana mushiki wanjye nkunda. Ndabizi Mukamara umazakomeza kugutuka no kugutoteza. Ariko ntuzacike intege. Njye najya gushaka imibereho. Nibwo tuzabona amafaranga nige nawe wige. Ningenda nzabaho. Ariko nenguma hano. Bari abantu no kunyica bazanyica. Mama yajyagaye ko. Kuki abapfuye batareba inyuma? Kuko ntabwo bareba ko ibyo yavunikiye byose twabana be tubyicirwamo n'inzara. Tukabitukirwaho bakaturaza hanze bo barayibunze yubatse. Ikiraho. Mama muri kiruhukire mu mahoro rwose. Icyo nzi nuko marume n'umugore we bazatungurwa. Kabe. Karame Gaju. Ko mama yapfuye muri kumwe. Nibura yakubwiye data ngo tujye kumushaka. Rwose abariho nzasigara kugira ngo nsigarane na Mukamarume w'umugore. Nawe yambwiye Gaju. Ubu se koko nzaba muri rugo ntudari koko Kabe. Kari wowe wandindaga inkoni. Ukemera ugakubitwa mu mwanya wanjye. Kari wowe wandindaga kiriya gisozi inkoni Twiringi. Gaju umwana wa mama witekereza cyane. Utava utuma nisubiraho nkagumina kandi mbibona ko nta cyerekezo ubuzima bwanjye bwaba bufite mpahamye. Wowe ntacyo bazagutwara. Ariko ngiye no kunyica banyica. Banziza ibyo mama yaruhiye. Ndabizi Kabe. Ndabizi rwose. Kandi aho kugira ngo bakwice wagenda nkamenya kuri ahandi ari kuriho. Icyo ngusabye ni kimwe. Uzirinde ko Twiringi gusuzugura. Uri umwana w'umukobwa muto
ariko ugomba kwihagararaho. icyo cyo ndakikwemereye, uretse na Twiringi nta muntu uwo ari we wese nzemera akansuzugura. Ikindi ngusabye mushiki wanjye, ugomba kwiga. Uribuka ko kuva uri umwana muto iyo mama yarwaraga wamubwiraga ko uzaba dogiteri uvura abamama, maze ukazamuvura ntiyongere kurwara. Ndabyibuka Kabe, gusa ntabyo nkize kuko n'ubundi mama nashakaga kuvura yarigendeye. Ikindi mama yari akiriho yarananyemereye kuzanyishyurira ishuri iryo ari ryo ryose, naho ryaba iryo ku wundi mugabane. Inzozi zanjye zarangiye umunsi mva mu ishuri ngasanga urugo rwuzuye abantu, nagera mu nzu ngasanga uririra uruhande rw'umurambo wa mama. Gaju, ndakumva. mama ntiyagusize wenyine, yagusigiye musaza wawe Kabera. Ahari arabizi ko ngukunda cyane, arabizi ko ntacyo uzamburana, arabizi ko ibyo namusezeranije nzabikora, kukwitaho byaba ngombwa nka kwitangira. Erega Kabera, wowe wanagize amahirwe yo kuganira na mama mu minsi ye ya nyuma, nahongera mbonaga akarira gusa. Uriya munsi nashatse gusiba ishuri aranyuhura ngo ngende, ngo kuko niteguraga gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Iyo mbimenya sinari kuva iruhande rwe Kabe. Nagiye mbona mu maso yabungamo amarira, ntabwo nari nzi ko aribwo bwa nyuma. Yarizwaga nuko gusize uri muto cyane, kandi yari abizi ko musaza wari igisambo. Byose nta cyabaye ngo kintangaze, byose mama yari yarabimbwiye. Mama yari abizi ko napfa musaza wazahita yimuka iwe akazi iwacu, akigarurira ubucuruzi bwe bwose n'inzu tubamo akayigiriye. Yari abizi Gaju, yarabimbwiye. Yarambwiye ngo madoranye musaza wanjye ndamuzi, sinakwirirwa mubwira ngo azamenyera abana. Wowe uzimenye, umenye na mushiki wawe. Mu gihe mukiri bato muzateseka, ariko Kabera mwana wanjye, uzakomere unakomere kuri gashiki kawe. Uzakarinde ibyonnyi, dore ni byinshi. Uzakora uko ushoboye rwose, ntuzabime. Nese kuki utahise umubaza papa Kabe? Kuki utamubajije? Ubwo ntiyari guhita mukubwira. Mama ambwira ayo magambo yararembye cyane Gaju, sinari kumutesha umutwe adafite ngo mubaze data. Icyo yabashije kumbwira nuko data yamubeshye akamukunda azi ko ari umusore kandi ari umugabo ufite umugore. Koko yambwiye ko baherukana ndi muto cyane, uwo wagutwite. Ari nabwo yamenye amakuru yose, kandi umunsi yabimenye nibwo yahise agaruka inaha ariho iwabo. Yiyemeza gukora cyane ngo akorere abana be. Gaju, ndakwinginze data mwikuremo, yaba ariho cyangwa atakiriho. Tuzabaho tutamuzi, ubwo nyine niko Imana yabiduhitiyemo. uvuze ukuri Kabe. Ubundi umuntu wabeshye mama atyo akaba atarigeze amushakisha azi ko yamujyaniye abana, ubwo ngewe nabamushakaho iki? Haguruka rero tuzamuke, ndabizi uzankumbura mwana wa mama. Nanjye kandi nzagukumbura, ariko ngufite aha ku mutima wanjye. Nshobora kuzatinda, ariko ntuzarambirwe kuntegereza. Uzihanganira ibikugerageza kugeza ngarutse nkagusanga hano iwacu. Nzajya ngusengera buri munota, buri saha, kugira ngo aho ugiye uzahirwe, kugira ngo uzagaruke amahoro Kabe, kandi ngusezeranije ko nzihangana nkagutegereza. Nanjye nzajya ngusengera Gaju. Urajya gucya nagiye rero, umuntu wanyemereye kunjyana arazinduka cyane. Nyemerera ngusezere kuko sinzi igihe nzongera kukubonera. Kabera mwana wa mama, Imana izakundindire tuzongere kubonana, kandi uzagende neza uzi ko ntaho nsize. Ese ko bagusize hano wenyine ubwo urabivamo kanki? Undi mwazampaye akazi nkazajya nza kubafasha ko nirwa fubusa. Wagiye uza ukanyifashiriza se kubona bitoroshye beri nawe. Kaze neza nari ngukumbuye muri iyi minsi wariburishije. Komera cyane uraho. Uraho neza. Niwe mwahuze mugiye mu bucuruzi.
njye nawe uranese ko nta kazi ngira. nyamara umfashe neza nabwira Maduranya akaguha akazi beri. Rahira. Ukamufasha hariya ku kabari. Twiringe bari mu macumbi. Nanjye nkirirwa hano ku buryo akenshi Maduranya yisanga ari wenyine n'abakozi hariya muri bari. Kandi uziko ku manywa tuhakoresha nka restaurant. Nyere urumva ko akazi ari kenshi kandi Sarigoma twabuze irengero ryayo. Sarigoma. Inama wangiriye nayishyize mu bikorwa reka. Kagire ngo naraye mu gutwi kwa nyirarume mubwira ukuntu ntuka n'uburyo ari igisambo. Kandi ngo natamukosora azadukoraho. Ntumbwire ko wateranije Kabera na nyirarume none akaba yaragiye. Kubateranya gusa ko nacanye umuriro da. Utoroshyera. Maduranya akabyuka yiruka akagenda akamutumbura mu buriri akamuhondagura. Yarangiza akamusohora mu nzu akamuraza hanze. Ubwo rero yamaze kabiri yibyimbishije ku munsi wa gatatu turamubura sinzi iyo yohoheye. Ntiwumva se. Buriya kariya gakobwa ntacyo gatwaye. Wowe uzamenya ubwenge gusa. Ntuzatume karangiza amashuri. Ejo bundi nagakora icyiciro rusange cyayisumbuye. Uzahita ugashakira umugabo akagukize. Nibyo. Naho ubundi umwana w'umuhungu ni mubi. Ni mwari kuzamutunganira byose. Yawe icara ahubwo ngo ikibyeri gikonje kigotomere. Umva rwose uri umujyanama mwiza pe. Cyiza na rwose nyigotomere. Wabimenye mfite icyaka ahangaha wagira ngo namize pasi. Tira rwose. Reka nyumvishe. Kiranaryoshye. Ntureba se. Icyaka cyari kinyisha byo. Ntabwo byoroshye. Usiko nari ngurumanye wa. Ikizi cyaka rwose. Wagira inshuti yagira nawe rwose. Nawe ubundi se iyo utamwikiza ubona mwari kuzamutungana depo y'inzoga. Akabari gahinda amaze acumbikira abagenzi amaze akodeshwa. Yewe n'ibindi ntarondoye ko Inyange yari umukirera. Yewe uriya mugore yarazi gukora beri. Sinzi ko njye n'umugabo wanjye tuzabivamo pe. Tugenda ducukumbura n'ibindi tutari tuzi. Reka buriya inzu mwite ndakoreramo yarayifatanyije n'Inyange. Rahira. Twagize gutya turacukumbura mu bikarito. Tubonamo ibyangombwa byayo. Reka byanditseho amazina yabo bombi. Maduranya nyine ajyayo arabimwemerera. Ariko nyine aramwaragurika nyine kuko yari yarabiduhishe. Yawe ntiyaryamaga yakoraga amanywa nijoro. Nanjye rero burandi umukozi mumpaye akazi naza nkabafasha da. Mwaba mureba ibyo muri mu kazi wawe yasize twabikuba kabiri. Icyo gitekerezo ndakigeza kuri Maduranya rwose kandi akwemera kuba arabyemera. Aranyemera burya. Ahubwo mfite n'ikindi gitekerezo cyabafasha gutera imbere kanyi. Ngo kundira ko harana ibitekerezo bishya beri. Mbwira rwose nguteze yombi. Urabona ko mutuye hano mu isantere kandi mufite ibikorwa bibinjiriza amafaranga. Ndimwe rero nagurisha hariya nari ntuye n'imirima nkayigurisha. Ayo mafaranga mukayagura imodoka izajya ibafasha mu bucuruzi bwanyu. Igakora n'ubwikorezi bw'imyaka iyivana muri iyi santeri yijyana mu mijyi itandukanye. Oya beri. Ntitwagurisha imirima kandi n'ubu tuyihingisha tukabona dutunga rwose. Wihutiye guhakana utanyumvise neza kanyi. Simvuze ngo mugurisha imirima yose ku buryo mwicuraho muhinga bike byunganira ibyo mwahashye. Igitekerezo cyane nuko mwagiraho mugurisha mukagura iyo modoka. Hazi iryo shema ryo kwitunga nyine mukaryumva. Imodoka irakenewe. Kuko n'ubundi mbona umuntu umaze gutera imbere no wese ayigura. None se rero sinzi ko Maduranya yakwemera kugurisha. Nyamara yabafasha kanyi. Nuriya muhungu wanyu wanze ishuri mwamumuboneye icyo akora. Mwahita mumurihira akiga amategeko y'umuhanda no gutwara. Iyo modoka akajya yitwara. Kora haberi. Twiringiye ayitwara rwose. Yajya yipakira imyaka akajya kuyiranguza mu mijyi. Abandi bacuruzi b'inaha nabo bajya babahibira akaguko kugeza ubu mu isantere y'ini wacu. Umuntu ufite fuso n'umwe gusa. Gerimani wenyine. Na Maduranya araje abo wa kabiri. Nuko rero hega buriya yahanyu wavuyemo amafaranga make. Mwana afata umuryango umwe muri iyi kodeshwa yari yamura mu kazi wawe yewe.
tanga ukifunukuriza fuso nshyashya ikaza mu mashashi rwose. icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Ni cyiza. kuba inshuti nawe ntako bisa bene. Ntako bisa. ubundi kuza ubwenge utarize iyo uza kwiga ubu ntubutwara indege cyangwa icyogajuru. njye nareza rero. ntugira ngo ndi nkawe. urakoze kwiga ukamenya ubwenge maze ukambera inshuti n'umujyanama. gusa iyo fuso nimwayiyandikisha mu mazina yanyu kuko uriya muhungu wa muramukazi wawe wagiye ntuzi icyamujyanye. kwa mugani. mu gihe kitazaba agize imyaka y'ubukure uburyo azaba yemerewe gucunga imitungo nyina yasize. dusaburanwa none wowe n'umugabo wawe nyine nimurangara muzajya kubona mubona araje abasohoye iwabo uko mwaje da. none nikoze sha bakongera kandi gatebe gakonje se ko mbona ugifite icyaka. oya murakoze cyane kandi ndabashimira ko umuntu abaye iyo mutahinguka baba banyishe. tuza humura ntawongera kuwukubita. yego. hanyuma ahubwo ndagira ngo tuganire sibyo. icya mbere ndashaka kumenya ngo witwa nde. icya kabiri niki cyaguteye kuza kwiba hano. ngewe nitwa Kabera ariko rwose ntabwo nazanywe no kwiba. buriya rero shaho umuntu wese winjira hano rwose aza tumureba. gusa wowe ushobora kuba warinjiye ushinzwe kugenzura kuri za kamera arangaye. ariko rwose kamera zatugaragarira amasaha winjiriyeho ahangaha ejo nimugoroba sibyo. waje witendetse ku modoka hanyuma kamera zongera kukugaragaza mu gitondo uri kugenda wububa. none niba utari umujura kuki waje witendetse ku modoka ikakwinjizamo hano? rwose ndababwiza ukuri kuko nabonye muri abantu beza musanze bankubita murantabara. n'ubundi iyo mubishaka muba mwabyihoreye bakankubita kugeza mpfuye. munyemerere rwose muntege amatwi mbabwire ikibazo cyanjye. oya ngo uteze amatwi nta kibazo mbwira. ihangane shaka Kabera ihangane. birashoboka ko ubuzima bwagushaririye ariko si byiza gukemuza ikibazo ikindi cyangwa ukagikemura mu nzira zitari nziza sibyo. mu by'ukuri imodoka yanyinjije hano nayuriye nyine ngira ngo ninjire hano mbona aho ndara kandi niko byagenze. yamaze guhagarara mpita ninjira munsi yayo nta muntu mbonye aba ariho ndyama. nta kindi nitayeho rero ibyo gutekereza ko bashobora kuza kuyihakura ntaravamo ikangonga nta nubwo nabyitekereje nabyo rwose kuko gupfa numvaga ntacyo bimbwiye rwose kuri njyewe no gupfa nta kibazo. none se iwanyu barakwirukanye shaka? ntawanyirukanye. nafashe icyemezo cyo guhunga ubuzima bubi nako inzira isharira natangiye ubwo mama yari amaze gupfa mu mpera z'umwaka ushize. ndakumva komeza umbwire. ubu rero mfite agahinda kenshi kuko mama yavunitse cyane agashakisha ibizatubeshaho njye na mushiki wanjye. none nkaba ngeze ubwo nkubitwa nitwa ingegera n'umujura. nese byakugendekeye bite Kabera? ndashaka kumenya byakugendekeye bite koko. mama yapfuye mu mpera z'umwaka ushize nyine nk'uko nabikubwiye. nabyumvise. nigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. ubu nari kuba ndi mu wa 3 nako mu wa 5 kuko umwaka yapfiyemo nawusibiyemo kubera ko igihe yarwaraga ntajyaga kwiga. amaze gupfa rero musaza w'umwe bavaga indimwe yahise yimukira iwacu araza n'umugore we n'umuhungu we birara mu byo mama yaruhiye byose babigira ibyabo. batangira kudutoteza njyewe n'agashiki kanjye. nuko bakansibye ishuri
umuhungu wabo w'ikirara cyigomeke akantuka rimwe na rimwe nyine ngananirwa kwihangana tukarwana bakadutuka ngo turi ibinyendaro ubundi tujye gushaka aho data aba. ihangane kabe ihangane sha ihangane rwose. Icyatumye mpitamo gutoroka rero nkaza mu mujyi nuko Mukamarume yambeshyeye ngo ni iby'amafaranga. Marume arankubita andaza hanze hanyuma bakambwira ngo ayo nibyo nyine ngo nayo yari kuzanyishurira ishuri ubwo nyine ndangirijeho bakanankangisha kunyica. Iki aho mutuye se nta bayobozi bahaba? Abayobozi barahaba ariko bose ni inshuti za Marume, abandi ni inshuti z'umugore usanga yabateretse amayoga kandi byose ari imitungo ya mama atagaguza. Ku buryo warengana utyo sha? Uretse ko nta n'uwo nigeze njya kuregera, nafashe icyemezo cyo kuva iwacu nkaza gushakisha ubuzima mu mujyi. Ni ingingo umuntu usanzwe ubuzamo ngo anzane ansaba n'amafaranga, ndemera ngurisha igare ryanjye. Igare ryanjye mama yari yaranguriye ndarigurisha kugira ngo mbone itike nayo yansabaga, ariko nawe ntiyambereye umwana mwiza, yambereye umuhemu. Atewe imodoka yatugejeje muri gare arambwira ngo amafaranga nsigaranye nyamuhe ayabike ngo batayanyiba, ngo kuko umuntu ugeze mu mujyi bwa mbere ngo aba yigaragaza, ngo kandi ngo iyo bamubonye ngo baramucucura. Amafaranga mba ndayamuhaye, turazamuka tugeze hariya munsi ya hano arambwira ngo mpagarare ngo murinde ngo ajye gushaka ngo aho yihagarika. Umuntu ndamutegereza ndamubura. Poresha ubwo wahuye n'umutubuzi kandi ari umuntu uvuka mu rugo iwacu ndamuzi. Abantu benshi baza muri uyu mujyi ntacyo baje kuhakora, nuko babaho burya. Ubwo nyine muri uyu mujyi aha batunzwe no gutuburira abantu akabambura utwabo. None se shaka be kukiri umwana uje muri uyu mujyi koko ngo uhakora iki? Ariko akazi nabona kose njye nagakora, niba ngombwa nzakora amanywa na nijoro kugira ngo mbone imibereho, bityo nzakure mushiki wanjye mu bibazo namusizemo. Abo se nawe uri umwana ndakubona rwose nturageze imyaka yo gukorera amafaranga. Ahubwo nawe wari ukwiye gusubira kwiga rwose kabe. Kwiga nabikundaga ariko ubwo nyine nta kundi. Ayaya ibyo ko bimbereye ihurizo wa mwana wowe ndagufasha iki koko? Ariko uzi ko umunsi umwe uzatuma umwana twumva akatuba mubere. Impamo da ni amasaha yasinziriye. Nanze kwirirwa nkohereza kwa nyirakuru kandi wanyweye ko utari butinde. ariko urabizi nakora uteka neza nkanezerwa. Akazi icyo ntakora neza nk'ikimadura. Gusa sasa byose sawa. Beri kabura umwanzi ajyaye byose biba ari televiziyo. Koko se ngaho mbwira rero kuko rwose nanze kubaza nyirakijije ntarakubaza. Aha umuti narawucaniriye ndahumuhara wugutomera da. Kuki ibyo twavugaye byose ntabimubwiye mazara nansengera ko mwaye igitekerezo cyiza. kagira inkuru wanamubwiye ko n'imodoka tuzayikwandikishaho. urumva ibyo nari guhita mbimubwira se yari gukeka ibindi. Kubera iki se? Namugira inama ko mugurisha ibyo mwari mutunze amafaranga yaba make mukongeraho imwe mu nzu z'ubucuruzi muzo mushiki wawe yasize mukagura fuso yo kwikorera imyaka. Gusa nyine ndamubwira ngo ntimuzayandikisheho kugira ngo mwishywa wawe mutaza aho ari naramukaje
akabahinduka itazagenda mu mitungo itari iyanyu. mukarabyemera se ataruhanyije cyane kandi yari yarandahiye inkanda z'abakuru atazagurisha. icyo adashaka nyine ni ukugurisha imirima yose, ariko n'umutwara buhoro nabizi ko azabyemera yose mukayigurisha. ubundi se ko mudateganya gusubira ku isuka habikiriza imirimo yo kugira ati ndabizi se erega ni nyirakijije umva wari muhingi wamwitegereje. uramenye Madura utazacibwa rwose ka nyine akamenya ko umwita iryo zina. ndabizi ko ari kode yacu nubwo twaba turi kumwe nawe tukarikoresha yarara jewe nene gusa. ntihamwiteguye rwose n'umukiriya ndamufite hazabaho ifaranga rishyushye. Beri bakumva urabizi ko ntashobora kujya munsi ya miliyoni 20. ariko ko n'ukwifuza Madura uzamugabanyiriza gute se? erega ni musaza wanjye kandi nyine urabyumva ubwo ni muramu wawe. ariko rero Beri oya pe ntabwo nzagabanya. mvara iriya sambu yanjye yera urutoki ku rwego rwo hejuru. nuko nyine nyirakijije uriya ari umunebwe ntamenye kurukorera cyangwa ngo aruhinge ku buryo bwa kijyambere. uzi umuntu azi gukora yayibyaza umusaruro bikomeye. ariko uvuga utyo rwose ngira ngo si umugore wawe uvuga urarengera rwose. ese ni ibiki uretse gato mfatisha urebe. nzamusezerera asubire iwabo asenena. yewe si ukuzana undi mugore mwiza nkawe se uzi gukaraba gacya. ugomba kubyitwaramo neza Madura akabanza akemera ko imodoka muyinyandikishaho kuko nabyanga ikabandikwaho mwishywa wazaza ibamburane n'indi mitungo ya nyina yose usange mubuze byose da biswa nihirire mbareke. none se ahubwo wa muntu wambwiye ko azamfasha kwiyandikisha iriya mitungo bimeze biti yose hari uwo musaza wanjye mvuga se ukaba ushaka kumuhenda urumva azemera kugufasha Madura? mva nkubwire Beri wowe uzaduhuza twivuganire. ndabizi tuzumvikana nkurikije uko ujya umuvuga kenshi ni umukire kandi agaciro k'ubutaka ntazampenda. hanyuma se bya bindi byo kuguha akazi ibyo ushaka ukaza tukajya twiriranwa. ariko uzi ukuntu ngukumbura ibyo nabyo byaciyemo yewe nibyo si ugishe kuri Beri nawe ariko Madura ugishe kuri se Madura nyereka kunyira igito datuma nzakajyana umwana agakamba ibwana se ariko ni nk'ibyo byose umva se uriya mwana nawe ujya umenya ko ndi buze hano ujya umwohereza iwanjye maze ararane na mwishywa wanjye bararane rwose. akoze kwa ibyo Beri rwose ntawe ubyumve kuko se umuntu atahiraho koko rwose yari duhura rwose umaze kungaburira neza umbwiye amakuru meza hano nkujeho koko rwose reba rwose icyo utabona se ni iki kubira isi y'isake imano yiba bitya ibishaka iki ubaseka mu bikomeye. ariko Maduranya nawe nanjye si iki ibishaka inkoko kazi nyine none se nyine gitumva ni iki. none se sheri wanjye murumva uzanyihorera kugeza ryari koko? mbabarira cyane Serema mbabarira rwose sinshaka kongera gutongana nawe. Gaboye uzi ko nkukunda kandi nkubaha pe bityo iyo dufitanye ikibazo nanjye mbura amahoro sibyo? mugore mwiza wahinduwe n'iki koko ko mbere utangaga ko tuganira? oya wihigima sheri wihigima nukuri nyemerera tuganire ngira iki kuri ku mutima. dore niyo mpamvu uyu munsi nyine nirengagije akazi kose nari mfite ntahakare ndavuga nibyo tuganire ariko wanyihoreye. Serema uzarambabaje kubona umbwira ngo ngewe nzakubuza ijuru. ubu koko twashakanye ngo nkubuze ijuru cyangwa ni ukugira ngo dufatanye urugendo rw'ubuzima twembi tuzajye mu ijuru? nyine ngusabye imbabazi aho ngaho navuze nabi. ngaho nawe mbwira umaze gutoragura abantu bangahe ubazana hano mu rugo? ni 3. aha ngaho mbwira uwa mbere uko byagenze umbwira uwa kabiri kuwa gatatu waracyahari. nyine uwa mbere
namusanze ku irembo ambwira ko ashonje ndamuzana nyine uramugaburira rwose ariko wibigira urwenya Selema twaramugaburiye nibyo tumuha amazi arakaraba n'imyenda yo kwambara turamuha arangije ntiyatwibye nyine telefone zacu yarazitwaye wakabimenye ariko uriya mwana siko bizagenda akagoye ni umwana wahuye n'ibibazo byinshi pe umuzi hese mbabarira ndakwinginze nyemerera tumufashe umubere nyina nanjye mubere se nawe azatubera umwana dore Imana yaduhaye umugisha abana bacu bose barakuze nk'ibyo ndabizi nabo kandi bagize umugisha urumva bari mu bihugu bikomeye usibye bucura wacu shenge usigaye ahangaha sibyo uzi ko umuvugira nk'aho uzi aho yarerewe simpazi ariko buriya namuzanye mumaranye ibyumweru 2 ku kazi ahaba nyine agakora amasuku akiriranwa n'abakanishi bakamwigisha gukanika nkamusiga akanaharara naramugerageje kenshi ngo ndebe ko yiba oya ni umwana wihuriye n'ibibazo rwose ntago yiba pe ariko uyu mugabo nzamugire nte koko umugore nk'undi urabizi ko nta kindi aradusaba uretse kugira neza gusa sibyo nyemerero ya mwana tumufashe ishuri rya leta ntirihenda ibyo azarya ntibizaduhenda imyenda azambara ntizaduhenda mu bushobozi Imana yaduhaye tumufashije koko ntituzamuboneraho imigisha myinshi ndetse sibyo kagoye umva reka nkubwire kagoye uriya mwana ni imfubyi nk'uko nawe twakuze turi imfubyi ntagira nyina ntagira se kandi n'umuryango waramutereranye urabizi ko iyo uvuze ubupfubyi ubu nkoze ahantu hatuma nceceka Selema ubupfubyi ndabuzi buraryana noneho watereranwa n'umuryango usigaranye bikababaza kurushaho nuko rero nyemerera dufashe umwana w'imfubyi sibyo mugore wa ntiwamenya impamvu ubwo twifuzaga kubyara abana benshi nk'icumi b'abahungu n'abakobwa ngo batubere umuryango mugari Imana yahisemo kuduha abakobwa 3 bonyine 2 bakaba barashatse kandi bameze neza sibyo ibyo rwose hakaba hari kabucura kacu konyine sibyo wenda umuhungu twari kubyara n'ubu buryo Imana imuduhayemo umva mbese uragira ngo uzazane n'abandi se kandi nyamara uzamukunda kuko n'umwana mwiza wubaha cyane ariko ziko namugerageje ute nkasiga agasanduku karimo 2 miliyoni bamaze kunyishyura mu biro nkamubwira ngo nahakorera isuku ariko nk'ubwiye yatwara wari kuyaririra sheri ntiyayatwaye rero yakoze isuku arangije arakinga nzanira imfunguzo hanze nahise mbona ko ari umwana wo kwizerwa rwose umwana utarakureye n'amafaranga angana gutyo koko ubuse nakugira nte kuko yashaka kungenza nyine ndabyemeye sheri tumufashe rwose ariko agomba kuba muri iriya nzu y'inyuma iriya yo hanze iriya ntoya sibyo nabonye ari agasore kandi dufite umukobwa w'inkumi nako hari n'ikindi nibutse mbwira ngo uteze yombi mugore mwiza agomba kubikorera ntazaba hano gusa ngo yige tumugaburire tumwishyurira ishuri nk'aho twamubyaye ubwo se uragira ngo akore iki ndirukana umuzamu aba ari uzakora izamu aba ari nawe ukora mu busitani ako kaba akazi ke ngo iki rwose hanyuma se umwana azarara izamu bucya ajye kwiga ko kurumva bishoboka akagoye usubizwa n'iki oya rwose oya ndashaka kandi kazi azakora mu igaraje ariko ibyo byose simbyemeye arara izamu bucya ajya ku ishuri basi se waje nkajya kugugurira indazi n'amatari ya kwa Kazungu gasho warukoze ariko nta kintu na kimwe nshaka izaba mwana we use koko uzabigenza ute ibi yose ni imibyimba y'inkoni ni inkoni isanzwe se ishaka ari ikabura ifite amashami ubu nkweretse ikibuno cyanjye wakumirwa abantu bagukubita bakabukuraza use koko uzabigira ute simbizi zaba umenye nanjye nzatorongera nka musaza wanjye ikibazo ni uko yazagaruka inakambura akicwa n'agahinda wirira gasho ntanganisha ikibi ni ugutoterezwa iwanyu ugacyurirwa ku mubyeyi wawe atakiriho
kandi ibyo bita akaduramo byose ari imvune ubonye banuka bakankubita ariko batanyuriye ngo mama yari indaya ngo yazize sida ibyo yari afite byose yabikuye mu bagabo. ndabaye ku buryo numva ndi bubwire mama Gaju ndamugusabira uzaze kwibera iwawe. Uramenye Isaba, uramenye ntugire icyo ubwira mama wawe kuko ndabizi neza ni inshuti ikomeye ya Mukamarume, niwe munyamabanga wabo. Ko mama wanjye ari umuntu mwiza se yakwemera ko baguhohotera bizi? Umwana wese abazi ko mama ari umuntu mwiza Isaba, cyane ko abagukunda urukundo rutagererana. Nanjye ibyo mbwirwa kuri mama byose sinari mbizi. Nakuze nzi ko nta muntu mwiza ubaho nka mama wanjye, ariko iyo bamutuka bakamuvuga amagambo mabi ngira ngo n'undi muntu bavuga utari we. N'ubundi mama wawe yari umuntu mwiza rwose Gashu, ibyo bavuga ntibikakubabaza. Uzamane ishusho ya mama wawe uzi, umubyeyi mwiza wagukundaga nawe ukamukunda. Uwampa amahirwe yo kongera kumubona rimwe gusa byibura, ngo mubaze koko niba arinda nk'uko musaza we na muramukazi we babivuga. Gashu mwiza rwose ibyo ntibishoboka, ariko baranamubeshyera. Simbizi Isaba, gusa icyo nzi cyo nuko mama na musaza we batigeze bumvikana kuva na kera mama akiriho. Uko musaza we yazaga iwacu yahavaga batunganye, ntibaburaga ibyo bapfa. Nuko rero ntibakakubeshye ngo bikubabaze. Ubundi se mama wawe yaba ataritwaraga neza byatuma babigukubitira? Nk'ubu baguhoye iki? Ngo bambonanye n'umuhungu Isaba. Umuhungu? Ninde we? Ni cya Serije twigana cy'igihubutsi nabujije kuza iwacu nticyumve. Mama, ngo se Serije yaraje iwanyu gukora iki? Ngo yaraje kuntirika ariko yambeshya agashya, yashakaga kuhaza gusa. Ubwo rero nagiye kubimushakira, nyimuhereje hamana ikiganza cyanjye. Mukamarume baramubonye, ariko amagambo yabwiye umugabo we wagira ngo yadusanze mu buriri turyamanye. Ngo iki? Yavuze ngo uyu mukobwa nakataraza zakazana, ngo nutamuhana ejo bundi azaba yabyaye, ngo dore namusanganye n'umuhungu bumanye. Isaba ambeshyera n'ukuri. Nyukurome nawe ntiyashishoza baragukubise. Bamfatanije barampondagura koko, ariko kandi ari nako banyurira ngo ngiye kuba indaya nka mama, ngo nanjye nzicwe na sida. Ariko ni abantu babi. Ihanganisha Gaju, none se wambabare nkagushakira icyo urya ko mbona ushonje inshuti yanjye. Isaba, simeruka kurya ariko ndumva ntabyo nshaka. Hari ubwo nshaka ko urupfu ruza rukanjyana, ariko nakubita agatima kuri musaza wanjye nasezeranije ko azansanga ino nkisubiraho. Tekereza nawe bamukubikiye uko yamererwa. Yego disi, kandi uba hararakora amanywa nijoro ngo azagaruke kunkura mu bibazo yansizeho. Rero udatuma nanjye ndira Gaju, umura musaza wawe azaza kandi ibibazo mufite bizakemuka. Ntiwishe bite kuje hano? nje kureba ibyo wiherereyemo Kabe. Kuki usigaye wigungira hano mu nzu yawe? Wajya uza mu nzu nini tukaganira ko? Ngomba kwiga cyane kugira ngo ntazatsindwa ngasebya papa wawe wangiriye icyizere. Nutareba neza uzahinduka inyuguti wa mwana we. Bega Kabera, urambura ibitabo 3 n'amakayi, ubuse byose ubireba muti. Nyabugenge n'ubugenge bwayo shengewe, ibyo byose nyine burajye kwira maze kubirebamo. None se kuki wanze ko ngufasha Kabe? Dore byinshi muri byo wiga ndabizi, kandi amasomo ari mu byo natsindaga cyane nkiga mu yisumbuye. Ahubwo mbonye ko ngomba kuguha amakayi nigiyemo yagufasha cyane. Iturano mubwire. Shenge ni byiza kushaka kumfasha. Ayo makaye rwose uyame nta kibazo. Ndayaguha. Uri umwana mwiza cyane rwose ndabigushimira. Nukuri nabonye umwana w'umukire utirata, kuko abandi bose mpura n'abaho nyura aho niga barirata cyane ku buryo mbona rwose batazi niba bari munsi y'ijuru. Ariko wowe umutima ufite rwose ntusanzwe. Ukiri
ukimbona wangiriye icyizere birantangaza, bituma numva ndi umuntu mu bandi. Ariko nukenera kumfasha ujye unumaho umukozi rwose we kuza hano. kubera iki? Ndaha kuko nagize amahirwe ababyeyi bawe bakangirira neza ntazibagirwa, ariko hari icyo ngenderaho rwose numvikanye na mama wawe. Ni iki Kabe? Ni ibiki wumvikanye na mama? Nimbikubwira se ntuzamvamo she? Ndahere se kugira ngo wemere ko ntazakuvamo Kabe? Oya wikwirirwa urahira mu maso yawe haranyereka ko utazamvamo. Mama wawe yarambwiye ngo yareze abakobwa be neza. Bakuru bawe yarabashyingiye kandi bashatse abagabo bavuka mu miryango ikomeye. None rero Kabera, uri hano kugira ngo tugufashe wige, nturi hano kugira ngo uteshe umurongo umukobwa wanjye. Ibyo ni mama wabikubwiye? Yabitewe n'iki subu? Yabitewe nuko yaramaze iminsi abona uva ku ishuri nturegame mu nzu iwanyu ugahita uza hano. Muri ya minsi wari ufite ikibazo nyine ukeneye ko tuganira. Natekereje ko igihe urera cyane nkaguhobera ngo utuze yaba yaratubonye, nubwo bwose ntacyo yabimbwiyeho. Nivugire ntazi kwitaha ngo mpobere nkomeze ngire inama umutima wanjye utuze wumva narimanitse kubera gukunda mpubutse, maze ndanagukumbuye Kabe. Umaze igihe umpunga kandi uri uwo mpobera nkaruhuka, nkibagirwa uriya munsi umusore nari narakunze wese yaje azanye n'umukobwa yambitse impeta akambwira ko aje kunyereka fiyanse bagiye kubana mu mahanga. Shengera umukobwa mwiza, uzibagirwa umusore w'igicucu wihemukiye akakubabaza. Ntuzatinda kubona umusore mwiza ugukunda akakwibagiza ibyatambutse. Naho ubundi ngenda kwirinda cyane she. Nahisemo gukora etide ku ishuri nkaza waryamye kubera ayo masezerano mfitanye na mama wawe. Muri weekend ukazindukana na papa mukagenda ntarabyuka kugira ngo ntakubona. Uzi ko nabyo nabirwaye Kabe? Shenge uramenye rwose, uramenye utankura naho nari nibereye. Kuki utambwiye ikibazo ufitanye na mama? Kubera iki Kabe? Koko mubwiza ukuri kuri inshuti yanjye ko ari wowe muntu uzi ibyanjye kuruta uko abizi yarambyaye bitananira, ariko ntumpunge. Nkeneye kugufasha mu masomo yawe ugatsinda neza nk'uko ubyifuza, sibyo Kabe? Mama wawe ni umuntu mwiza kandi aragukunda. Nanjye ndiwe narinda umwana wanjye umuntu nka Kabera. Wowe se uri muntu ki Kabe? Nturi umuntu nk'abandi? Ndi imfubyi, ndi igicibwa, ndi ikibazo mu isi. Apo wivuga gutyo Kabe? Uri umusore w'umuhanga uzi gukoresha igihe cyawe neza, uriga ugatsinda ukanafasha papa mu igaraje kandi byose bikagenda neza. Uzi iyo papa atangiye kukuratira abantu ko numirwa? Nuko papa wawe nkunda. Kandi nanjye nyuma ya mushiki wanjye nabonye undi muntu nkunda cyane, ni papa wawe. Ngese ntunkunda Kabe? Shenge kingura vuba se nyine, kingura Shenge, ndavuze ngo kingura. Ariko ibi ndabikira Kaboye, upfuye iki n'umukobwa wawe? Ndeka kwaje yiruka akinjira mu cyumba agakinga ukaba umukinguza, bigenze bite? Wandetse Selema, wandetse ko nakataraza uzakanzanira ko yewe mada wowe nyine tuzumbwira rwose ikibazo ugiranye n'umwana ngeze nkuzaniye akaye. Tekereza sheri, umwana w'umukobwa nka Shenge kumusanga mu nzu y'umusore uti umusanze mu nzu hehe? Nihe handi hatari hari inyuma muri ya nzu yo hanze aho Kaberamo. Usekaze ariko nzagire ubwo suraseka iki?
niko kagoyi ubushwanya na shenge mupfa ko umusanze mu nzu hariya mu cyumba kwa kabera koko si ikibazo gikomeye se ariko uzi ko uvuze ngo umusanze mu nzu y'umusore urukanya urosoka wagira ngo umusanze ahandi hantu koko none se n'ubwa mbere shenge yinjiye mu nzu yo kwa kabera koko ndeka Selma niba wowe nta mpungenge ufite ngenda zifite nyinshi cyane ahubwo sinshaka ko kabera uriya amenyera shenge nta nubwo nshaka kubabonana ariko nkubaze kagoye bambaza zibiti kabera si umuntu shenge nawe akabundi umva sinzi impamvu udashaka kumva impungenge zanjye umunsi nabasanganaga hano ku muryango bamatanye nkabikubwira wambwiye ngo iki ahubwo mbaza ngo nakubajije ngo iki wambajije ngo iki nyine narakubajije nti mbere yo kurakara wabaganirije umenya impamvu bahoberanye uransubiza ngo ntayo wababajije ngo kuko ntago ibyo wabonye wabishakaga ngo ntunashaka ko bizongera siko wambwiye se niko nakubwiye kandi ntubigusubiriyemo nibiba ngombwa uzasohora kabera uriya hano mu rugo ujye kumukodeshereza hanze cyangwa umuhe umuryango umwe mu y'ibiro byawe ashyiremo matora na supanete abiyo urumva ariko areke kunteshereza umwana umurongo ariko kagoyire wacururutse kuko ucyoroshya ibintu nk'umuntu wakumva uvuga ko kabera yatesheje shenge umurongo ntabwo yaguseka koko aseka iki ese niba udafitiye kabera icyizere kuko ari umwana wundira shenge wabyaye kuki ntacyo umufitiye ushatse kumbwira yuko uburere wamuhaye ntabwo ubwizeye cyangwa ndabwizeye nako simbizi Selma sinzi impamvu mbona kagoyire rwose tuzi umutima wawe uhumure kabera ni umwana wibabariye icyo akeneye ni abantu bamuba hafi bakamukunda none ukeneye ko na shenge amukunda none se amukunze bitwaye uvuze ngo iki none se ntiyamufasha mu masomo niko shenge atangiye kaminuza kabera aracyari mu yisumbuye amufashije bigutwaye iki koko ngo oya uzamumvanira mu rugo kagoyire ibuka ko uru rugo ari urwacu twembi none kabera kugira ngo ajye kuba muri iriya nzu ntabwo nabigusabye mugore mwiza ntiwabinyemereye urabizi ndagukunda ariko rwose nta kindi ngusaba ni ukunyubaha nk'umugabo wawe nsanzwe nkubaha ariko biriya byo rero uriya mwana amahoro iriya mfubyi amahoro wamuhaye amahoro akiyigira niba ushaka ko akomeza kuba aha ngaha rero hano umukobwa wawe sinzongere kubona yinyabye inyuma hariya ariko njye ntacyo muhana nta makosa afite rwose nuko yifitiye umutima mwiza wo gufasha mugenzi we ahubwo wowe ibyo ukeka bitanariho mbona ahubwo ariho uzanabibatera ahubwo Selma ni rwose nyumva njye hari ibyo nabonye mbona ko umwana wacu ashobora kuba hari uburyo yiyumvamo kabera budasanzwe ariko se yamwiyumvamo byo bigutwaye iki koko kagoye wowe nk'umubyeyi wabagiriye inama nk'abana ukababwira uti muracyari bato ibyo gukundana ntimubyemerewe uti inshingano zanyu n'izi nimubanze muzirangize ukareka ibyo bintu uzana byo gusana mana yanjye wowe urumva bitaba ari n'ikibazo ibyo ntashaka bibayeho ni ukuri ntacyo numva mama ntuzi guhana rwose miyokabure mwihanire ku buryo atazongera kuzuzura urabona ukuntu yangize iri shyundu nikoreye si ukubera we waza unisenga kubita umutwe ku nzu ariko ubundi uri igiki wagakobwa we umuntu asigaye akubita kumumirije uzi ko wagira ngo uri igiti ngaho kagende vuba nako nikagaruke kambwira impamvu kankubita uyu mwana umukoropejo kakanamusunika agakubita umutwe hasi mumbarize mama mumbarize rwose hasoni ibi ni agasuzuguro gusa urandeba iki se ko utari na mwiza kureba nk'ihuku ihuku gusa se n'undi munsi nunyoberaho nzakwereka twirinde wazagira ute ujye usindira ku bandi njye undeke soni iki se wowe ariko wibonyemo iki gaju mubaze nkubaze kugukoraho gutya ugahita umpimbira ibyo ntakoze wakoraga ubu caceka nashatse umukobwa mwiza namubura uretse wowe usa n'akayobo
ubwo icyo uvuga urabizi gaju uzi kubeshye mubyara wawe bashobora no kumufunga niba adashaka gufungwa rero ajya asinda ajye gushaka indaya basanzwe biriranwa byandeke sindi igikinisho ubu urabiyumva nubwo abihakana ariko hari abamubonye ninde wambonye ninde bahamagare wa mukobwa twafatanyaga gusasa hariya mu marogi avuge ko atakubonye twiringiye cyangwa avuge ko atakurambiye kuko ukuje wanyoye umutesha umutwe ngo nanyoye twiringiye nubwo unkubitishije ntibikiriye aho ndakwiyamye n'imbere ya mama wawe naso naza ndabimubwira ndongera mbisubiremo ntuzongere kunyoberaho uyu munsi gukubisa umukoropesho ubuzima bwanjye nicyo gishoro mfite muri iyi si wiha kongera kunkinisha n'icyuma nzakigutera sawa ndakumvise mama wamwumvise ko uyu mukobwa ari umwicanyi ariko ubundi mumutunze biki mwazamwirukanya ariko ubundi wanyoye ikigaju mwirukanya kugeza wanyoye iki ku buryo utinyuka kuvuga utwe rwose uri imbere yanjye inkori zawe narazimenyere inzara kuyinyikisha nabyo maze kubimenyera ibitutsi nabyo narabimenyereye ubu ni iki wakora kindi ngo kinkange ko urumva ko yashize ubwoba mama ubu uraguhana icyo gihararumbo cyawe cyananiwe kwiga kwiruka akazi mwagishinze ku macumbi karakinaniye gakomeje kirirwa gashaka gusambanya abakobwa bahakora mama ndakora akantu mwacyohereje kwiga imodoka n'amategeko y'umuhanda birakina aho kugihana mushungirwa kuri jyewe ubwo n'umwana wanjye uvuga gutyo ngo ni igihararumbo mumbarize mama uramwumvise kwihanganiye ariko nanone sinyigushaka hano ndabimenye niwo muteranya na nyokorome akaba atakimwe mama mwirukane hano mwirukane mumfukuza tuvire mu rugo ajye bavire mu rugo mwebwe ugende ari nje namwe n'indi uri iwawe uvuze ngo iki gaju uvuze ngo iki mvuze ukuri uko kuri di uyu munsi ni munyirukana ndajya mu buyobozi aho mwaduhereye mwatumye musaza wanjye atorongera ubu sinzi niba akiriho cyangwa yarapfuye nkakora akantu k'uyu mukobwa afite niga nabi musibye ishuri kugira ngo nkunde ntsindwe ariko imana ikandwanaho wowe uravuga imana wowe uvuga imana wowe imana ntikuzi iyo ikumenya niyo ari kuba usucyo genda twiri jya kwiryamira mwana we oyireka nkamukosa uyu mukobwa aricara kugeza nyirano hageze amusubire ibyo amaze kuvuga ndabisubiramo ndongere mbisubiremo rwose nta mpamvu yo kungira agatebo bayoresha ivu muratashye musanze nabatekeye ndabagaburiye murariye murangije mu byutsi byabaye mu gitondo mutangira kunkubita akubitwa kwiringi uhereye none uzongera kunkoraho tuzabona ahubwo nurakudiha ubyumve wa mubyeyi nawe ngo nkubise uyu munsi unzize ubuhararumbo bw'umuhungu wawe zitwa izanyuma ariko noneho baba baguciye sereya ndagaswe yawe data we urumva ukura aka gakobwa kakubwira nakubwiye ngo nawe ujya kuryama twiri nakubwiye ngo ujya kuryama ariko mama wanjye wakoze agasuzuguro ko ubwira icyuri ry'umwana ari gusuzugure nurangiza urujuru umujinya koko wari navuze ko utazongera kunkoraho kanye ntiwagere kunkora uratinyuka ukamfata ukuboko gaju wongere noneho ubaye ingare muri uru rugo birarangiye reka nze mpamagare nyokorome reka nze muhamagare mbimubwire rwose ariko ubundi ubu madoranya aba ari hehe muri iri joro koko ubu ari he ngo nkize iyi nshinzi y'umukobwa nako mfasha kwikosora ariko njyewe ntabwo ndishinze urishinze imbihugu nta soni uriyo rimwe kabiri gatatu uringe turambi uri n'ikinyendaro kuko ntuzi yuko ukomoka ubu uri hano urwanira imitungo ya nyoko kuko uzi so wari we nta soni mwihorere ko noneho mwitabe madura nawe arakabije rwose kumpamagara mwitabe rwose uyu mugore wawe noneho dore ndabona guhamagara nk'aho inzi muhiriyeho ahubwo rero reka mbyuke ngende wa mugani wabona iwanjye byacitse ndanze madura ndanze ubu munsi wari uwanjye rwose twumvikanye ko ugomba kundaza ubu gake none ngo uragiye usumva nabyemera ihangane beri ni ukuri ndeka ngende kuko si ibisanzwe rwose kuko kanyenda mpamagara gutya nugenda ndarakara ni ukuri ubwo se waba ugiye ute koko niriwe nkiteguye nzi neza kuri bundaze none tugeze mu buriri umugore wawe uguhamagaye ngo uragiye gusa urumva byavamo
sumba igenze ni koko nanone arongera ahamagaye ni ukuri. sinshobora kumwemerera ni ukuri ubu gusa uramara gucana umuriro usiga utawuzimije se mbyemera ntabwo mbyemera. reka Berina rwose koko se wagurumanye. wiseka yewe wiseka mbabaye Madura buse none se wagira ngo mvuge mu ruhe rurimo kugira ngo umenye ko ngushaka hano. nohereje umwana wanjye kurara kwa nyirakuru kuko nari nzi ko ndazi ijoro ryose none ngo uragiye. Berina rwose urabizi ndagukunda ariko nyihanganire pe. ukunda namubonye Madura ni kanyine ukunda ngaho genda umusange. ngende se nsijye ubabaye gutya Beri. ibyo kuba inshoreke mba mbibonye nyine. banitije ibitari ibyanjye kandi iyo nyiri umuringaje nyine uteka ukuboko da. uyasigaho kuvuga utyo Beri. sigaho bose mugururutira abandi bose. genda yewe ngo ngende sinagenda ufite umubabaro ubabaye Beri nuko ariko sinavanga ngo mbashe kurenga uriya muryango utampaye uruhushya cyane da utabinyemereye ubwawe ngo nsezere useka unsomye ku munwa maze nanjye nkajyana ibineza neza maze nahinguka nyirakijiji akajijita asanga yibwira ko ari unejeje. niba umunezero wawe uri hano rero nk'uko ubivuga ngaho hama hano ndazi siko twabisezeranye se. erega nanjye kukuraza nkarara muri uwo munyenga simbyanze ahubwo nyine urumva ni uko nkenewe mu rugo. ngaho rero muhamagara umubaze ikibazo afite aho guhura ngo ugende ngo nuko aguhamagaye ubudatuza. ariko wamugana uwamuhamagarara ariko se nimuhamagara ndamubwira ko nyiri aya masaha koko. ariko nzajya amahanga nguhimbira ibinyoma koko Madura wowe ntushobora kubona icyo ubeshya umugore wawe. erega amabiri ya mugore twabanye mu bugeni buvuze ubuhuha baranyihanganira agapagasa akantunga ndetse akanyambika. sinigeze mubeshya rwose uretse ubu namenyanye nawe ukampata urukundo ukananyereka inenge ze ntari narabonye. mbeshyere Madura ni wowe waje unsanga nyine kuva kera najyaga nza hano mu isantere kwa mushiki wanjye nkakubona nkumva agatima karandishye ariko simbitindeho kuko nabona gutanyemera nuko rero mbonye ku kantu nakwegereye bicamo. ndabeshya se uriya se wari kunyemera ntacyo mfite. ibyo tubeshya Madura ibyo bireke rwose reka ahubwo dutekereze icyo kubeshya umugore wawe ubundi twiraranire si byo se. yuko sha urayikoze shaka bera we muhamagara umubwira azatwara imodoka ye rwose. niko ndabibonye burya ntawe ukina yiga koko ubu byari byashobeye. umukiriya yari arimo ampamagara ngo akeneye gutwara imodoka ye ngo arajya mu bukwe saa 8 nahamagara Masudi maze akora imodoka y'abandi nawe telefone ye ntayiriho. ibyo Masudi akora byose maze kubimenya rega ikibazo rwose. yego sha ajye yisindira rwose yiryamire ndahari nzajya musimbura. uri umuhanga cyane kabe. murakoze ko abandi basore bose bakora hano bananiwe kumenya ibya moteri nk'uko Masudi abizi nibura nasinda bajya bamusimbura. si uko utabimenya ahubwo ni uko utabiha umwanya. moteri irarushya ubu ndeba ijoro ryose sinaryamye. ngaho rero utawujye kuryama sha gusa urakoze sha uramfashije ngira imodoka n'umuntu ukomeye ntabwo nari bubone icyo mubwira rwose. niba akomeye se ubwo ntafite indi modoka. mvuye umwana nawe ra imwe se ebyiri se afite imodoka nyinshi gusa buriya wenda harayingiye inshyashya niyo ashaka kugenda amatashya ubukwe wenda. none ngo ngende ndyame? jya kuryama rwose. reka ahubwo tubanze tuyogeshe nimara koga rwose ngende nyitwara urugendo rutoya turebe ko yakize neza. oya genda uruhuke kabera rwose utazagira utyo ukitura hasi aha mu kazi genda ujya kuryama. gusa ndacyabashimira muzehe wanjye ni ukuri rwose ibyo maze kumenya byose nimwe mbikesha. ngeze mu mwaka wa 6 wayisumbuye kandi ndateganya kwiga ubukanishi kugira ngo ibyo nzi mbibonere impamyabumenyi. oya uri umuhungu wanjye kabe
uri umuhungu imana yampaye rwose ngo umbe hafi muri aka kazi kandi uzancajishe neza. nzakubera umuhungu mwiza. yego sha. nzagucungura kandi nzasigasira rwose izina ryawe rizahora rivugwa neza. wumva se. nzabwira abatakuzi ko nahuye n'umuntu nyamuntu ufite ubumuntu akambera umuntu. noneho rero ubu ndabona ukwiye kwemera guhembwa kugira ngo ubone amafaranga uzajya no gusura wa mushiki wawe sha. numva ntarashaka kujya iwacu muzehe wanjye. ntabwo iki? numva nshaka rwose kubanza nkiga nkaminuza ngashaka amafaranga atari make nkazajyayo ndi umuntu ukomeye. none se ubwo uba wumva udakumbuye mushiki wawe ushaka be? mushiki wanjye ndamukumbuye cyane. none se nyine mfite n'ubwoba bwinshi rwose ko atabayeho neza kubera ko nzabona amusiganye nabo, ariko rwose sinajya kumureba ntacyo mushyiriye. nyine nanjye niyo mpamvu nkubwira ko ukwiye gutangira kwemera amafaranga kabe. umurimo wose ukoze hano mu igaraje ukandikirwa amafaranga nk'abandi bose, sibyo? oya sinzemera kwakira amafaranga yanyu ntararangiza kwiga. uyu muhungura. nzirikana ibyo navuganye na mama Shenge mbere yo gutangira. mwavuganye ibiki? ko imirimo yose nzajya nkora ntazishyuza kuko mumfasha. ko uramfasha kuko simbura itike ngeza ku ishuri, sindasonza na rimwe kuva nagera iwawe. gihe rero nintangira kaminuza nzagusaba umushahara nabwo muto. ndabyemeye kabe. ko rero urumva nk'ubu waraye nyine ukora urwana n'iriya moteri umukanishi wakayikoze yisinziriye yasinze akanabura kuri telefone, jya wemera ngo uhe dukeya wenda we kujya ugenda mu mufuka nta kintu kirimo, sibyo? erega n'ubundi ayo ku mufuka sinyaburana. uyakura hese nyine ko nyaguha ntuyemere. hari ubwo noza imodoka bakampereza. Shenge nawe ajya mpa ku dufaranga mama we yamuhaye. nyamara ashaka be wowe na Shenge umukobwa wanjye sinzi ibyanyu. nibyo umuhungu na mushiki we ariko da gusa nta kirenze ibyo pe. gusa ndamugushimira n'umwana mwiza cyane agira urukundo nk'urwawe. wawu mbega umukobwa ngo arabirwa we. nanze kugenda utambonye kabe na mama ntarambona yewe na papa ni wowe wa mbere nje kwereka iyi kanzu y'imvune zanjye. mpereza iyo telefone yawe maze aba ari ngewe ugira amahirwe yo kugufotora ifoto ya mbere wambariye gusoza amashuri yawe. kudaseka se. mpereze unyegere maze dufate selfie. kutinye se uhumura mama ntazayibona ntajya areba muri telefone yanjye. kabe ngaho seka seka kabe seka selfie. okay seka neza kabe seka. urakoze cyane. nizeye ko uyu munsi rwose uri bugende neza. witware neza kabe uzumbwira ko watsinze kuko nutsindwa ndababara cyane kandi amanota y'icya leta nasohoka uzaza uri uwa mbere. ndatsinda rwose ndabizi neza. kandi n'andi nazo uzabona kutavunikiye ubusa rwose unsobanurira. nutsinda uribuka gahunda dufitanye. ya gahunda yo kunsohokana ukangurira ifi n'ifiriti. yego nyine kabe iriya uzanyemerere nkugurire ibintu ukunze kuvuga ko ukumbuye uheruka kurya wabihawe na mama wawe. nicyo gihe mberukira ni ukuri. ntase wibabara. nari nabaye uwa mbere maze atega moto tujyanaho. nicaye imbere y'umumotari mfata mu mahembe mbese nk'uyitwaye. nugera iwacu nzajya kukwereka aho hantu twajyanye hafi y'amazi magari. ubwo nagiye kubona nyine mbona banzaniye agafanta. arambwira ngo nje kugusengerera kuko wabaye uwa mbere. mu gihe nyuma ku gafanta nzi ko ariko yansengereye mbona bazanye ifi n'ifiriti. byose nzabikugurira ariko nuza umbwira ko wazanye perimi. ndayizeye she. wihangane kuko njye ntafite icyo nguhemba ku byiza byinshi wankoreye kuva nagera hano muri uru rugo. inama wangiriye wamfashije gukomeza kubaho ubuzima bufite intego ntitaye ku wantaye. kumva kuri hano mu gikari numva nkomeye sinzi impamvu pe. impamvu nyine nta yindi nuko wari ukeneye umuvandimwe kuba hafi
kandi ndashima Imana ko yabinshoboje nkanayishimira rwose ko nagusanze hano ukanyakira neza. Njya ntekereza nk'iyo ndeba uko naje nyine ndakantu gasa nabi kishwe n'inzara katagira shinge na rugero, maze ngatekereza nk'iyo utanyakira neza ukajya ucuna gusa uko nari kubigenza. Kabe uvuze ngo iki? Uko nageze hano nsa ntubizi se? None se kuba naragize amahirwe nkavukira muri uyu muryango aho data na mama bakundana bagakunda abana babo bagakora bagahirwa bakabasha kutubonera ibyo dukeneye, nabyishyuye iki? Gashenge ibyo bitekereza bake. Uko nta mahitamo nagize yo kuvukira hano niko nawe ntayo wagize yo kuvukira iwanyu ugasanga uri kumwe na mama wawe utagira papa. Nta mahitamo wagize yo kubura mama wawe kuri uriya munsi. Nta mahitamo wagize ngo kwa nyokorume bakujujubye kugeza ubwo utorongera ugahunga iwanyu. Shenge, ibyo tubireke rwose bitabishye umunsi w'ibirori byawe. Ukora ikizami vubuze Kabe, ndagushaka mu birori byanjye. Ariko rwose ndakora uko nshoboye mpaboneke. None se Shenge mukobwa mwiza, ndakumva. Ndabizi warababaye, ariko wari ukwiye gufungura umutima wawe ukinjira mu ndi muntu. Wa muntu umaze iminsi nyine aza hano kukureba, uyu munsi ntiwamwemera akagira ayo mahirwe? Kuko uyu munsi wo kurangiza amashuri abenshi bakunze gutungura abantu bakerekana abakunzi babo. Yagutumye se Kabe? Oya, ngo ugende umubwire ko nta yindi gahunda mfite itari yo gukomeza kwiga amasomo yigwa n'abize icungamutungo kugeza nyakamiritse, bityo nkaba nta mwanya mfite w'ibyo ashaka. Ntiyantumye, ariko mbona harenganira kandi aravuga. Kabe, umuntu wansaba kumukunda bikihuta ni umuntu umwe wenyine. Umunyamahirwe ninde she? Reka mbabwire tuba gatega turi cyose ubu turi abakire bemewe hano mu isantere, ariko twatuze imodoka ya fuso bwa kabiri. Atari igihe wabagiriye inama se, ahubwo rwose mukwiye kuzegerera nyinshi. Izo ngako zihari se umwe ufungure firigo wiyongere nibushaka buke ntiwumva se nijya gukundira. Muzi iyo mbaga zihari yabayipakira imyaka igiye kuyigemura mu murwa mukuru. Mujye mumenya kubera intazi ubwenge. Oza ubwenge rwose, kandi uri n'umugore mwiza umugabo uwo ari we wese yakwifuza. uvuze ngo iki Madura? Uvuze ngo iki? Nta soni. Ndavuye inshuti kanyi, uvuze ko twataramye kandi mu gitaramo ko umuntu yisanzura akavuga akamuri ku mutima. Kuri njye n'ubuvuga mu bagabo batuye hano mu isantere bavuga ko Berinda ari we kizungereza mu bagore bose b'inaha. Hanyuma se bavuga wowe utavuga? Ariko uvugara munyumvire uko urafuhira Berinda inshuti yawe kuko kanyi. Yego ramubarize kuko Madura utaba inshuti yawe kaba kabaye nuko nkwizera nyine, naho ubundi nari kukameza wowe na Madura nka basanza nyine. Urashoboye ariko kanyi yasigaho ntukabe nk'abagore b'injiji bafuhira abagabo babo. We Madura nyaragukunda cyane, ikimenyimenyi yakweguriye depo y'inzoga. Niko urabona depo y'inzoga nka mushiki we ni wowe wigenzura, none urimo kwiriyashura. Wakubwira amadeni afitiye Beri? Reka izo bazana n'ukabari n'amadeni gusa, izo bajyana hariya ku macumbi n'amadeni gusa. Niba n'umuhungu we batazamumbya simbizi rwose. Fabese nuhomba bizaba bitewe n'ubujiji bwawe. Ntugasinde ngo unuke Madura, ikoze cyo sindinjije ntabwo ndi. Ariko nubwo murafite abantu bakuru nk'amwe, iyo abantu bamaze gukira hari ibyo bagomba kwirinda. Harimo n'izo ntonganya no gushyamirana nimusiga. Yego urataberi
uyu se ngo abimenye ko agomba kunyubaha nk'umugabo we buri gihe dutwara ari ubiteye ko yabaye bwenge buke gusa ntabwo ntagira ngo nubahe umugabo bere wasigaye afite agacayidiramo ntaramenya kugeza ubu ubu uragira ngo muvuge Madura mbwire berina umubwire iki se umubwire iki mubwire imyitwarire yawe mibi ariko rero hari ikitagenda neza mubwira nkabunga reka ni nacyo inshuti zibera ikitagenda niki bisiko ni inkwere mbare umva beri iki se Madura anyura yahinduka buhoro buhoro nkabibona nk'ihangane umugabo akagenda agataha bwenda gucya ngo yari mu kazi nyine nyamara nabaza ngasanga yarafunze akabari hakiri kare ubaze cyane akizirisha haca indi minsi birakongera mbese ugira benshi kuri kw'Imana ibyo narabyihanganiye nakira ko agomba gutaha mu gicuku ibyo ni iki wowe aho tuguriye iyo modoka rero ubwo aragenda akarara iyo akazaza ejo yajyanye n'imodoka imodoka ifite umushoferi ikagira kigingi waba yagiyeyo ese nyine ubwo aba yagiye maze wumve rero urumva abagore bafuhira ubusa Madura niba ari ibyo wisubiraho ikize isubiraho iki Madura nyatwabaye mu bukene urabizi tubana neza none se ntitubanye neza imitungo ya mushiki wawe igiye gutuma ubyiragira ntabwo tuzayivemo tugende dusubire iwacu ariko se tuzasubirayo ko twagurishije Madura rwose ntaruha reka maze nisome niko ye maze navuga kurigiji ntugahora unyitinjije Madura ndakwiyamye uriyo unyitinjije uhereye uniye undusha amashuri menshi aririra ibyo byose ayinya oya Madura arakubeshya Madura nya rwose gerageza kumvikana n'umugore wawe niba mwaragize amahirwe yo gutera intambwe mushyire hamwe aho gucwana kuko nimwimika amakimbirane n'umwiri cyane ewe murimo bizayoyoka mubireba ndarabizi se ngo abimenye samba mbahoro ariko ubundi kanyi ubundi ushyiraho ingenza wirirwa ingenzura ushaka kumenya igihe nafungiye wishyenda umwana wawe hanyuma ugenzura twiringi wabyaye igihe ukandika ngo niwumva bere ariko umutima we wageze hanze kera wumve niba utari unabizi inkoko yaraye hanze yitwa inkware Madura ipusi yaraye hanze nayo ikitwa inuru uragira agasuzuguro gihukanyi nta soni ubwo muri ibyo uvuze nge ndi iki ndi inkoko cyangwa ndi ipusi urumva umeze utegasho ko uyu munsi nabonye uri umeze nk'uwasoherewe simbizi zaba umwanya umwe ndagira nkumva imbeho imbanye nyinshi mu mubiri ariko ni mu gihe bamaze iminsi bandaza hanze nkajya kurara muri kiriya gikoni kandi nawe urabizi gisa nk'ikirangaye umenya iyo mbeho hariya yangarutse ngatikira nabibonye disi umwarimu akuramo ikote ry'akariko ngo ifu kubashe gukora ikizamini yarabonye ntengurwa nkananirwa kwandika sinzi rwose niba nzatsinda gashu tugomba gutsinda tukava inaha pe nanjye ndumva ntagishaka kubana mama kubera ukuntu asigaye ataha yasinze nibe nawe ufite nyogokuru wawe zaba iyo udashaka gutaha iwanyu ujya kwa nyogokuru wawe ariko ntibituma ntabazwa n'imyitwarire ya mama gashu jya wihangana mama nubwo yakitwara nabi ariko umufite si kimwe no kumubura ngo isi kubone nkatwe ubwoba mfite rwose si gusa noneho umenya bazanyiciza abantu humura gashu wenda bazakomeza bagutoteze bagutuke bakuraze hanze ariko ntibazakwica nabyo babikora maze narabiyumviye bavuga ko umusaza wanjye bamukize ngo usigaye babangamiye ni njyewe ariko si babangamiye heke ngo kuba mpari bituma badashobora kubona ibyangombwa by'imitungo wa muntu kandi se hasigaye ikizaba ko ibyo mama yasize byose byabaye imyangaro ariko se abantu bahora banyoye bagakora bizinesi ikagenda
amacumbi yacu yari meza umuntu wese uje inaha akaba ari hacumbika ariko harasa nabi amarangi yaranduye ntibavugurura amakaro yagiye akuka ubusitani ntibusukurwa nta n'umukozi w'umukobwa uhamara kabiri kubera Twiringi bagize manager wabo. Gashu nzahora ngushimira pe iyo utangira inama kiriya gihungu ngo ni Twiringi cyari kuntura mu mutego sha none nabonye ko nta kigenda cyacyo cyari kukwicira ubuzima n'ukuri. Umukobwa wemeye kuba umugore wacyo niwe utinda hariya mu kazi uje azi ubwenge aragikatira kigahita kimwirukana ariko n'ubundi imiryango izageraho ikingwe kuko nta bakiriya pe cyakora baza kuhakorera ibibi bo ntibazabura. na ya depanyu nabonye iri mu marembera itarembera se Mukamari muri hariya zimibara uko umureba uzi ko ikiriya mama hapakururwaga ya modoka nini ya rukururana ikaza buri cyumweru abantu bo muri aka gace nabo hakurya ko bose barangura iwacu none hasigaye haza akadahihatsu kamwe nako kakaza mu byumweru bibiri. Tekereza akaba ari seko gasigayemo intebe zonyine sha musaza wanjye yarakoze kwigendera agahinda kari kuzamwica. ihangane shagashu gusa impamvu ndayizi. uzi impamvu bagenda bahomba se Gashu mfite ibanga ariko nyine menye ntuzagira umuntu bibwira kuko mama menye ko nabivuze yamvuma niko yambwiye niyo bwo bizaba. none se Gashu uzi ko iriya nzu mama agiye kuzuza yubakwa n'amafaranga ava hehe? kirabonye mwubaka ariko sinari kubitindaho ki nta bantu bose barimo kuvugurura amazu yabo se. Menye ko mumwubakishiriza rimwe na rimwe aza no kurara iwacu ngo ngukizaba uramenye ntizagucika wa mukobwa we nanjye nabimenye vuba n'ukuri gusa kuva nabimenye ntibongeye kunyishisha. nanahise mvumbura ko icyo gihe cyose mama anyorezaga kurara kwa nyogokuru yabaga yiteguye umushyitsi ari we nyokorome. none se wabimenye utewe? nyine mama anyohereje kurara kwa nyogokuru nk'uko bisanzwe bigeze nijoro nyogokuru arandwarana nuko nyine nza niruka nje kumuhuruza ndabafata Gashu yumve narabafashe pe kuko narakomanze ntibanyumva ngerageza gukingura mbona urugi rurakingutse kandi ntibari bakinze mbere se n'akase rimwe ruhita rukinguka mbonye amahano Gashu bari muri saro. ukaba ugihumekeza ba uravuga iki ko nabaye nkugagaye ngahagara mu muryango nk'afashwe n'amashanyarazi se nabo bakamwaragurika bakambara vuba basha mama akaza kuhankura. mbega ibintu bibi wabonye wa mukobwa we. tugenda twarashize shagashu si wowe ufite ibibazo wenyine kuko kuva ku ntekereza ukuntu mama ari inshuti ya Mukanyokorome basangira inzoga n'umugabo ndatabizi bikandenga kubwo aza yisanga nyine mbona aje nkajya mu cyumba cyanjye mama yarambwiye ngo ninibeshya nkabivuga bazamvuma. ayowe bwabwo buragarutse zabaye we noneho mfata ndumva ngize n'isereri. nyota arabayiriwe yiruka reka ibirometero umuntu aba yagenze uyu munsi. reka mugabo wanjye ugiye kuzagwa mu nzira. aho bigeze imitungo ya mushiki wanjye ngiye kuyikuraho amaboko bose pe bimenye ko ari iy'abana be. ntibishoboka Madura ubuse twaba tumaze imyaka yose dukorera iki ikindi ubigenje utyo urumva twajyayo kuzi ko iwacu twahagurishije. tugurisha iriya fuso n'ubundi niyo kuntesha umutwe tugura aho tuzaba biramutse bihindutse. oya Madura yega iriya modoka iraduserereza ariko ni ishema ryacu. ivugira utyo nyine kuko nawe uguhamagara iyo ufite ibibazo. imodoka ihora mu igaraje abashoferi bayisimburanwaho nayo iri mu byo ndambiwe. none se umuhungu wacu ko yayize bikanga ko ariwe twari kwizera uragira ngo bigende biti? ntukavuge ngo uvuge na kiriya kigoryi cyawe ngo Twiringi ni ikigoryi cyanjye Madura. nzi wawe hari umwana nazanye hari inda nazanye ibyo tubereke dushake umuti w'ibibazo dufite. ariko se ko umuhungu wa mushiki wawe amaze imyaka itabarika yaratorongeye ubundi baracyariho? ibyo sinabibwirwa n'iki? ndumva wowe twakwemeza ko yapfuye tugashaka umuyobozi mu bindi ahangaho udufasha kwemeza ko yapfuye. ariko genda kanyindura injiji umuyobozi wakwemera gukora iryo kosa wamukura he? nanga ko mugira inama ukanyita injiji. wirakara kanyi nuko ibyo utekereza bicurama. umuntu tutashyinguye wahera he wemeza ko yapfuye? ese uwo yaba yarapfuye we mushiki we urabizi ko ahari ugira ngo ninde wanyandikaho imitungo ahari? uri hano we tumufite mu biganza Madura kumukuraho n'aka kanya uti
kugira ute aho kugira ngo tuzangare yadutumbuye mu mitungo ya nyina se ntitwamucishaho ubugome bwo kwica mwishwa wanjye ntabwo mfite kanki ntabyo nkubwiye ngo ukore nta n'uruhare nshaka kubigiramo ubugome buhekura mwene mama ntabwo mfite pe yego natoteje abana be umuhungu ndamumenesha aragenda ariko ubumukora mu nda ntabwo mfite pe ashwi icyo usabwa ni ukubinyemerera gusa waretse se nawe tukazamumenesha akagenda aho kumwica uriya mukobwa azi kwihangana twamukoreye ibibi byinshi byari gutuma arorongotana ntiyagiye ubwo aherutse kunyibwira ko hano ari iwabo ngo azemera akahagwa atazaba ikigore nka musaza we nuko yavuze se koko yarabivuze umugabo natanga nitwiringiye yarumvaga ikindi uriya mukobwa apfuye twatanga itangazo musaza we ataza kumushyingura bikagaragarira abantu ko nawe atakibaho bityo ukaba umuzungura wa mushiki wawe kanye warutekereje bizima nuko birimo ubugome bukabije. Muri iki gice cya mbere cy'umukino nta uramiriza mu gihemu wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Kabera mwakinewe na Habukubaho Hyacinthe, Maduranya mwakinewe na Tuyishime Jean Dodier, Gaju mwakinewe na Mugeni Aime, Twiringi mwakinewe na Twagirayezu Evariste, Izabayo mwakinewe n'uwa Maria Olive, Shenge mwakinewe na Mukeshimana Jeannette, Kagoyire mwakinewe na Mukamusoni Josephine, Verina mwakinewe n'uwa Maria Cecile, Selemani mwakinewe na Niyitegeka Graciane, naho uwabakineye Kankindi ni Nyirarukundo Beatrice. Umutoza akaba ari nawe afasha amajwi abakinnyi ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza.